mbega ka video kavugishije abantu mbega video yavugishije abantu ubwa mbere nanjye nabonye muyango yirekura birababyita kwirekura uzwara abakobwa b'i Kigali bagenda batambaye imyenda y'imbere ibaze rero ukabutambaye umwenda w'imbere ukabyina gutyo utera akaguru hejuru muyango hano ya ibi bintu rero ntabwo byarangiye neza mbibutse yuko nyuma yo kubyina abantu bakirekura muri ubu buryo yego batawe muri yombi byarangiye bafunzwe baraye mu bako atarayabo pe baje kugira nyine akavuyo n'akajagari polisi irarebye ubusinzi barimo n'iki babona ntabwo bikwiriye ko babareka gutyo niyo mpamvu muyango hari ikipe irimo mu Rwanda tutazi yariyo agakuru ka Kimenyi wakiyumvi Kimenyi ife ntarakugeraho ibi bintu byo kugenda kwa Kimenyi nabonye ngo yageze USA muranabyumviye muhuza Kimenyi ashobora kuba nawe abiri inyuma mwiharabikwa ry'izina ry'umugore we ibi bintu kuva na mbere Kimenyi yarabizi visa yarayicaranye aravuga ati reka nsiga ngusibamyishije ngusibye izina ryawe ndisibye hanyuma mitenterura nigendere iki gihe bireza kugaragara yuko sigare wishwe n'inzara uburakazi ariko waba uri ikigwari munyihangane mbivuge muri ubu buryo kuko umuntu mwabyaranye unagufitiye umwana ukamukorera ibisabyo sinibaza impamvu amakuru agiye hanze urumva ari uko Kimenya agiye kugenda bikabanza bigategurwa ni na Rajiv zivuga ku butinganye bwa Muyango ari we mugore we bivuga ku kuba Muyango ngo aturishwa ngo na Brianna umugabo ari wibyivuge n'amajwi akayishyirira hanze bihurira he kugenda kwe bihurira hehe no kubanza kwiziriya live zivuga umugore we nabi ni bigaragaza ko yarari makinira inyuma y'amarido ibyo yarari makora yarabizi yabanje gusiga vugatereka mbanze sibizina rya kuko nubundi ningiye wari guhaye ibi bintu bimaze imisi bigamije kwangiza izina rya Muyango Muyanga abantu bakamwanga agasubira hasi none nyuma y'ibi ngibi nyuma y'iyi space yo kuvuga ngo Kimenya ariteruriye ngo agasuzuguro nganda agasubira nacyo cyavuzwe muri live muzaba mureba hazasoka ama episode buri muntu wese babonanye na Muyango bahita bavuga ngo basambanaga none Muyango usange bagiye kumugira umugore w'umusambanyi w'umusinzi w'umudashobotse bikwangiza izina ry'umuntu kuko izina rya Muyango niryo ritereka ibyo kurya ku meza ye ngo timu Kimenyi no muri iriye live yakozwe byavuzwe ngo timu KY ni Kimenyi yive ngo na timu y'ibihomoro si byavuzwe ibintu byavuzwe muri live nimba mbeshye ribi bimpanire aya majwi ndayabagarurira nukuri kw'Imana Muyango barashaka umurimbure uri muri timu y'ibihomora nawo ndamaze nimba ndi gihomora nimba turi ibihomora turamaze ubu noneho tugiye kwisiga n'amarangi ndagendere kuri aka kajambo ndakagarura ari no jwi ndarigaro wallahi ndarigaro munsobanurire ngo timu Kimenyi na timu y'ibihomora igamije iki muri iki kintu wari n'abantu bari kwanga Muyango bazi ngo yajujubije Kimenyi ndabizi pe hari abagabo hari abagore bajya babujujubye abagabo bakagenda ariko se twinjiye muri histoire y'urugo ngubu muri uyu mwaka nibwo agize ubutinganye ari uko Kimenya azamutse ngewe ngubu ubwonko bwagarutse ku gihe ubisaha iri gukora neza nabitekereje mbona ko Muyango bari kumupangira Muyango bamupangiye harimo akagambana Muyango urabona ko umugabo yarabiteguye aravuga ati ntabwo wanyanga ngo ugende gutyo nakwangije nanjye ibi bintu umugabo wabiri inyuma tugafata urugo rw'abantu twarwinjira we tugafata ubundi ni showbiz turimo nyanyabaki yo kwinjira urugo rw'abantu tukarusenya tukarurimbura tukanarimbura na benerwa urumva ari ibintu turimo ari byo wowe oya ni ibibazo njye bumva mbise ndakara pe sinkubeke nariya makuru kugira ngo ajye hanze saga yatangijwe nande ubu namaje gushyuha mu mutwe Slim Jesus yes reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuza mbifurize ugubwa neza wa muri mwese impande n'impande zitandukanye zigihugu musanzwe mubizi maze kubimenyera ni cya kiganiro cyacu tukikorera turi kureba amakuru mu binyamakuru makuru ki mu binyamakuru niko twakagombye kubivuga ikiganiro cyacu mu minsi imbere tuzababwira izina ryacyo yego muraho kandi mwongeye kwirirwa ariko ikiganiro kikiri gutangira kiba gikeneye abaterankunga yego sha wa mugani mwakanza akanyenyeri abaterankunga bagire gutya
abamamaza abashaka amakampani akomeye Kugira kuko ngo kino kiganiro mu minsi iri imbere bizaba bihenze cyane kugira ngo muze bikiri ku kiranguzo biracyoroshye. muze kwamamaza bikiri ku kiranguzo Eh. cyangwa se muzaze amazi yarenze inkombe. yego dutangira twibutsa abantu wenda turaza no kubigarukaho nyuma abantu ya service e-service Hari kampani ya e-service Ntuma. E-service Ntuma rero ihari ku bwanyu kugira ngo ikintu cyose wifuza ko kuba watuma umuntu ngo akigukorere cyangwa se akikurebere cyangwa se ngo akikurambagirize, ubwo harimo ibibanza, inzu, amamodoka, cyangwa se gutuma umuntu nk'ibintu udashaka, ahantu udashaka kujya ariko ukamubwira ati binzanire cyangwa se binyoherereze. Hari serivisi rero, hari kampani yitwa e-service Ntuma ifite izo serivisi zose. Urabahamagara cyangwa se ukabandikira ukababwira ikintu ushaka ko bagukorera bakagikukorera kandi ku giciro gitoya cyane. Wahamagara rero kuri 07 952 52 reka turebe somera iyo nimero 0995 ebyiri 222 yego niyo nimero 079552 222 iyo nimero no kuri WhatsApp rero nimba uri hanze y'igihugu hari ibintu ushaka gutuma bikagusanga iyo ngiyo wabatuma. Nimba uri na hano mu gihugu hari ibintu ushaka gutuma biri hanze y'igihugu nabwo wabatuma, byose biremewe. Nimba ushaka kugura inzu nabwo ukaba ufitanye ibibazo n'abakomisiyoneri nabwo batume. Nimba ushaka kugura imodoka ukaba ufitanye ibibazo n'abakomisiyoneri nabwo wabatuma. Nimba ushaka niyo yaba ari dodo z'ijana ushaka kuzituma ku isoko umukiriya ni umwami nabwo batume. Dutangire rero ikiganiro cyacu. Turaza wibagiye kumereza ya gahunda ariko ndaza kuyikwibutsa. Hari serivisi y'umukire hano dushaka kugira ahubwo wamuganuze kuyishyiramo. ubu ngubu rero tugiye kunyaruka tujye i Gisenyi. Abantu mudafite transport ubwo twabasize, ndagira ngo dutangire gutya. Noneho nimara kureba akantu ngiye kukwereka nibwo tuhita twinjira mu makuru ari mu binyamakuru neza. Turabanza turebe. Urabona ejo abakobwa i Gisenyi bari bameze nabi cyane, nimba ari sinzana nabonye bari kubyina mu buryo budasanzwe. Ni ku nyarwanda.com. Abakobwa b'i Gisenyi ejo baragize gutya barabyina bambaye ubusa cyane rwose ku buryo wabonaga biteye ubwoba. Dore ngaba hari na video nabonye y'umusitari tuzi. Niyo video ya mbere irenze. Ariko koko ibi bitomati ntabwo ari iby'igisenyi. Aho n'abana b'i Gisenyi cyangwa n'abanyakigali. Oya ni Gisenyi, ni Gisenyi sasa wabe. Aho ikora ni Kigali ni Gisenyi. Babana abakobwa i Gisenyi babayo. Hari atameze neza se? Ko basa neza. Ko Shemana ni beja cyane. Mbibutse yuko ku munsi w'ejo ni umunsi w'ejo hari video nabonye sinzi nimba ari yarakozwe ejo ariko naho nyiri cyubahiro yagarutse ku rubyiruko arimo arukebura ngo muve ku bisindisha, mugabanye ibisindisha, mugabanye ibiyobyabwenge. Ati turabakeneye nk'igihugu, turabakeneye nk'ababyeyi, turabakeneye nk'abanyarwanda, turabakeneye nka sosiyete. Kandi iyo ufashe ibisindisha ugafata ibyo biyobyabwenge ntabwo bituma uba umuntu dushaka cyangwa se uba ugomba kuba uw'umumaro kuri sosiyete. Ibi rero yabivuze kuko abona ko wa mugani bimaze igihe. Buriya nyiri cyubahiro hari ukuntu nawe ajya agira gutya akabona ibiri kuba hirya no hino, akabona ko koko bikabije. Nka rubyiruko mwebwe rero inama irabareba. Nimba uzi ko wari warigize akazizi aho ahahumura rukoro hose ukaba uri kuhatambagira ntuhave, munywe responsibly. Icyo ni igitaramo. Ibyo byose iyo video nani kukwereka ni byabaye mu gitaramo cyari cyabereye ku Gisenyi. Igitaramo cyiswe Toxic Experience. Ni igitaramo cyari ku performingamo abahanzi batandukanye. Harimo bita Kivumbi King, harimo the band Bruce Melody agomba kuririmba ntabwo ya performance. Harimo Muyango nawe yararimo
niwe wari umuhosta Muyango niwe ari MC umwe Ni musimwiza ya wabikoze neza abonye ko yabikoze fresh cyane ariko hari akavideo nabonye kari gutrendinga ke kanshyiriremo Kamuyango mbega akavideo kavugishije abantu mbega video yavugishije abantu ubwa mbere nanjye nabonye Muyango yirekura birababyita kwirekura erega bagomba kwirekura nese afite ikibazo ko yabyinnye nkabona kenda k'imbere sure ni ukuri pe singi video se yinshiriremo yabyinnye neza imbere hariya ndungurukayo iyo video gusa ariko yari yambaye n'umwari yari yambaye ntabwo yari yameze nk'abakobwa bagenda batambaye uzi ko ari abakobwa b'i Kigali bagenda batambaye imyenda y'imbere ibaze rero ukaba utambaye umwenda w'imbere ukabyina gutyo utera akaguru hejuru tukajya tukabona tubonye mu gikari ngo se ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari akavideo ngaka akavideo ka Muyango ngaka nubwo urabona ko ariko ni umubyinnyi mwiza ni umubyinnyi mwiza ni umubyinnyi mwiza ariko hano yirekuye arakabye Yesu we ukanterekeremo bati ibi byose ariko ukanterekeremo hano akavideo ukanterekeremo yego Muyango hano ya ibi bintu rero ntabwo byarangiye neza mbibutse yuko nyuma yo kubyina abantu bakirekura muri ubu buryo yego iki gitaramo Muyango yari yahostinze batawe muri yombi polisi shakira inkuru ahanire byarangiye bafunzwe kubera yuko urabona nimba umuhosta yari yirekuye mu rwego rugeze hariya biraza kugaragara ko noneho yari ahostinze bo byari bikabije tuze kubihuza na cya kibazo cy'ubusinzi cyaje no kugarukwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ati mwarubyiruko mwe murakabije ubusinzi mu bugabanya urumva rero abantu basinze bashobora no gukora amakosa bagakora amakosa aho hantu bikaba ngombwa yuko polisi bibajyanye ariko uyu muntu murwanya no kuri imbere yuko twinjira mu makuru banzura burya yibyinira neza oya kabisa yabyinnye ariko hano hantu yateye akaguru hejuru hari ukuntu nyine kano kavido noneho bari guhita bazuminga bagashyira muri harya bya bindi ngo ni muri iki harya muri iki bakashyira muri zoom bari gushyira muri zoom oya hari ibintu bajya bashyira mu mupira w'amaguru ngo ni muri VAR ngo bakashyira muri VAR bakabijyana muri ntuza noneho bakazana kano konyine ateye akaguru hejuru ariko disi yari yizihiwe urabona ko yari ameze neza yari yizihiwe kabisa turaza kuba twamugarukaho rero turamugarukaho kubera yuko igitaramo cye yahostinze urumva ko cyaje kuzamo ibibazo yego ntabwo cyarangiye neza bagize gutya baba babitije babashyira baraye mu maboko atari ayabo byarangiye bafunzwe cyane baraye mu maboko atari ayabo pe nshakira inkuru ahantu iri n'ikinyamakuru rwose twizeye cyanditse iyo nkuru nkeka ko ariho nakuye aya makuru urumva bahostinze baranywa barasinda yego biza kurangira yego ni ikinyamakuru cyitwa igihe.com banzu nyebwire byagenze bite mbere ko banyweye barasinda noneho barabyina bateragura amaguru hejuru ndi kubibona mu mavideo aya maguru bateraguye hejuru siyo yabafungishije ariko baje kugira nyine akavuyo n'akajagari mu birori byabo polisi irarebye ubusinzi barimo n'iki babona ntabwo bikwiriye ko babareka gutyo kandi abasinzi buriya unabaretse ntujye kuba ubacumbikiye bashobora guteza ibibazo birenze birangira bafungiwe ku Gisenyi polisi yataye muri yombi abakekwaho gucucura abitabiriye ibitaramo biri kubera i Rubavu abakekwaho gucucura abitabiriye ibitaramo bibera i Rubavu ni ukuvuga ngo muri aba nyine bari barimo banywa basinda aho bacucuye se urumva ari abaturutse i Kantarange ni abari babarimo bazize ubujura polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu bakekwaho kwiba abaturage bitabiriye ibitaramo biri kubera mu karere ka Rubavu muri iyi minsi y'ibiruhuko amakuru igihe yamenye nuko abakekwaho ubujura babarirwa muri 20 biganjemo abaturutse mu mujyi wa Kigali ariko muri abajura bagera muri 20 bafashwe mu ijoro rya tariki ya 4 rishyira kuri 5 Nyakanga 2025 bafatiwe mu bitaramo byarimo bibera mu mirenge ya Gisenyi na Nyamyumba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP
Rutikanga Bonifasi yemereye igihe ko bafashe abakekwaho ubujura mu bitaramo biri kubera mu karere ka Rubavu. Ati twifashishije amakuru twahawe habayeho gufata abakekwaho ubujura mu bitaramo byaberaga i Rubavu mu mirenge ya Gisenyi na Nyamyumba bakekwaho kwiba telefone, amasakoshi y'abagore n'ibindi by'agaciro kandi iperereza rirakomeje. ASP Rutikanga yibukije abaturage ko igihe bari kwishima mu bitaramo atari cyo kujya gucucura abandi utwabo. Ati mu gihe abantu bishima biba bigayitse kuba hari uwifuza kubababaza, uwumva azabeshwaho n'utw'abandi iherezo rye ntabwo ari ryiza kuko aba yangiriza ubuzima bwe kandi aba yangiriza izina rye kuko bimuviramo gufungwa. Polisi iri maso n'aba kubafata ntawari uzi ko tubikora. Yavuze ko bene abo bishora mu bujura bagifite amahirwe yo guhinduka bagakura amaboko mu mifuka, bagakora imbaraga bakoresha biba bakazikoresha biteza imbere. Aba bakekwaho ubujura bafashwe kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi. Igihe yamenye ko abakekwaho ubujura bafatiwe mu gitaramo cya Toxic Experience cyabereye mu murenge wa Nyamyumba. Harimo n'abari baguze amatike yo kubinjiza mu myanya y'icyubahiro yishyurwaga arenga ibihumbi 30. Urumva ko nabari babarimo ngo babashe gucucura abo begeranye. Abandi bafatiwe mu iserukiramuco rigikomeje kubera i Rubavu rizwi nka IV Summer Fest. Twifuje kumenya uko muri Kivu Beach Expo na Festival iri kuba ku nshuro yayo ya kabiri bimeze. Umuyobozi wa Yirunga cyangwa ni Virunga, hano ntibibeshye banditse Yirunga Limited, yateguye iki gikorwa abwira igihe ko bo bakajije umutekano ku buryo mu minsi 2 ishize batangiye nta gikorwa cy'ubujura kirahagaragara. Urumva yuko abantu mu mazi iminsi mwagiye muri enjoyment bafunzwe Igisenyi, ibyari happiness byarangiriye muri gereza. Umuntu 30 agiye kwiba nawe unyumvire. Ubuse urumva urwego ibintu ako ndibaza wibye isakoshi y'umugore utari umugore wayikoresha iki? Yayigurisha. Hari amasakoshi abahenze. Wayigurisha ariko se ukahereza girlfriend wawe. Hajye ufite umukunzi warabuze n'ukuntu umugurira ibaze kugendana ibijurano nawe ngo boyfriend yaraguhaye. Mwaba girlfriend mwe namwe mujye mucekinga aba boyfriend banyu naba ari umujuru mutange. Niko bimeze. Ari ukuntu mwamwibere mu rukundo kuko oya ntabyo urukundo. None si utamutanze ugasanga hari mugenzi wawe nawe ufite boyfriend w'umujura azaza kwibe nawe wajye kwibuwe usange mwembi mu bihombeyemo, sibyo se? Mujye mubatanga abajura bakura amaboko mu mifuka. Umuntu w'umusore ufite amaboko abundi yibate. N'ufite ubumuga bw'amaboko cyangwa se amaguru hari habitunze kandi babeshejweho n'uturimo. Ubwo no kuvuga ngo aba basore n'abakobwa bose bafunzwe, abenshi muri bo bafunzwe bari muri cya gitaramo cyari cyahostinzwe na Muyango, Bruce Melody ndetse n'abandi batandukanye. Yego, Bruce Melody we ntabwo yaririmbye, yahageze umuriro ngo urabura ahita arahava arigendera. Ariko MC hano iki gitaramo Muyango kiberemo MC, murabona ko yari yaniziwe rwose yanabyinnye ku buryo abantu bose bari kwirahira bavuga ati Muyanga duhaye show. Yego. Kandi koko yayitanze pe, mwe ntago mubibonye ku mashusho. Ko show yayitanze. Ntago mubibonye. Bire kugaragara cyane ahubwo na video yagiye imihanda abantu bose biriwe bayireba. Buri muntu wese no video ifite kuri stat. Yego. Ndayibashyiriramo nimba YouTube itari bumpane.
ntabwo iri buze kugwana. So Ntabwo none ibujijwe. iyi video so nta bintu bya Nta kibazo danje iteye. birimo. Nta bintu bya danje birimo, nta makosa arimo. So rero uyu Muyango ni nyuma yaho hashize iminsi umukobwa aje kuri kamera akavuga ati reka mvuge ukuri. Yego. Akavuga ati njyewe Muyango ni mubyara wanjye. Avuga byinshi kuri Muyango. Nuko nyuma kuvuga ko Muyango ari mubyara wiwe, ejo bundi nongera kubona umukobwa ari gukora ikiganiro avuga ati uriya munyamakuru wankoresheje natasiba ikiganiro tamujyana muri RIB. Ahubwo yakujyana muri RIB ari wowe. Urajyana umuntu muri RIB yagufashe mu ijosi ngo uze gutanga ikiganiro. Urajyana muri RIB yagufatiyeho imbunda ngo vuga ibyo uvuga. Uri umukobwa ukuze, ufite ubwenge buzima, ntabwo ari yagusindishije ngo tuvuge ngo yagufatiranya yagusindishije. Nimba waravuze ibinyoma wabibazwa nkawe. Uri responsible. Reka iki kintu reka nyibwira abantu bajya bashaka kuza gutwikira ku mazina y'abantu. Ukaza gushaka gutwikira kuri Muyango uvuga ibinyoma, umwiyitirira ko mufitanye isano. Warangiza ukagaruka wiriza ngo umunyamakuru ngo natabisiba arabisiba kubera iki se? Waje kubimuha wasinze, waje kumuha udatekereza. Yagufatiyeho imbunda ngo vuga ibi. Yagukoreye iki kugira ngo ubone uko ubimushinja? Yuko ibyo ni umunwa wawe yakoresheje, abari ubivuga ariko akoresheje umunwa wawe. Ujye uhagara hamwe ube responsible y'ibyo wavuze y'amagambo yawe, ariko ntukashake gufata amakosa yawe wakoze ngo ushake kuyagura ku bandi bantu. Kandi ibintu bireze, umuntu akaviyo agashaka kuza gutwikira ku izina ry'umuntu agamije kumenyekana, byamubyimbana cyangwa se yabona bitangiye guhinduka agatangira kwiriza ngo bamushutse. Bagushutse nturi umuntu mukuru, ntutekereza, nta bwenge ugira. Nta bwenge ugira. Uyu mukobwa rero ubona yari yatumwe nande kugira ngo aze guharabika Muyango, ndetse kandi yitwaza izina rye avuga ngo ni umubyara we, amuvugaho n'ibindi bintu bitari byiza. Muyango maze iminsi ndiho mbitekerezaho. N'uyu munsi nabitekerejeho. Mbona ko Muyango aho bigeze birashoboka ko hari timu runaka ntazi irimo ikorana bya bugufi igamije kumwangiriza izina. Ntabura kuvuga yuko n'uyu mukobwa ashobora kubiziramo, ahubwo yabona bihinduye isura bishobora kumukoraho agatangira kurira ati baranshutse. Ariko yaje koko guhereza umunyamakuru ikiganiro afite umuntu umwohereje ati genda uvuga ibi n'ibiki, kuko Muyango jewe ikintu ndaza kubigarukaho ku nkuru iri buze gukurikira. Muyango uko biri kose ntabwo ari ikirara ruharwa, urumva, nta n'uburara agiye muziho, ku buryo turi buze kuza kudekriva tukagera no ku kazi ke tukagahindura kabi, tukumva ko gakoreramo ibibi, tukumva ko bigira gute. Biraza kugaragaza yuko hari ikipe runaka imufitiye ishyari yenda, akazi gakorwa n'abantu batandukanye. Kandi kariya ni akazi by the way, ariko akazi gatereka ibyo kurya ku meza yawe ni kute ugatesha agaciro ngo si akazi. Ni akazi. Nubwo ararayo, none se abasirikare ntibarara ijoro? Barara ijoro. Abashinzwe umutekano bose ntibarara ijoro, ntibarara ku kazi. Abaganga ntibarara ku kazi. None se nabo kuko barara ku kazi bagakora ijoro nabyo tukite ko ari akazi katari keza? Akazi kose ni akazi. Igihe kaguterekera ibyo kurya ku meza, urumva, igihe kandi icyo kinjiza mu mufuka wawe, kereka ari wowe ugakoresheje mu buryo butari bwiza, sibyo? Ariko nta hantu turabona Muyango akoresha akazi ke mu buryo butari bwiza, sibyo? Niyo mpamvu njyewe maze iminsi nitegereza bino bintu, mbona ukuntu abantu bose bahagurukiye Muyango, kabone nubwo yaba afite amakosa ariko si iciro ry'imigani. Kabone nubwo ibyo bamuvuga ari ukuri ko sigiye simbizi, ariko si wowe waba ubikoze wenyine, ku buryo turi buze gufata iby'abasekuruza n'abakurambere b'iwabo bakoze ngo tuze tubimurundeho, tumugire igicibwa, tumugire iciro ry'imigani. Muyango ni umuntu ashobora gukosa cyangwa ashobora kugwa mu ikosa runaka, ariko ntibiribuze kuduha uburenganzira bwo kwangiza izina rye. Maze iminsi bino bintu mbitekerezaho mbyitegereza, nkajya mbona hari abantu bari ku ruhande runaka, nkabona hari abantu bari ku rundi ruhande. N'iki ni byiza ko uvuga ibitekerezo byawe, ariko tanga ibitekerezo byawe udafashe uruhande. Njye niyo mpamvu hano muzareba iyo ndimo ntanga ibitekerezo byanjye, nshobora kuza nkavuga nti uyu muntu namumenyeho ikintu uyu munsi,
ejo undi nawe nkamumenyaho ibindi nawe nkabivuga Yego. ejo gutyo ariko sinza ngo mfate uruhande ngo njye hano ngo mvuge ngo ndaguma ahangaha aha amatsikamire Yego. hajye hejuru oya mba ngomba kujya hagati Yego. kuko abo bantu bombi nta kintu mba mpfa nabo nta nicyo baba barankoreye nubwo naba mfite icyo mpfa nabo sinabyitwaza ngo mbahohotere niyo mpamvu Muyango nabyitegereje ngendera no kuri live yakozwe ndabiyungurura shyiramo ubwenge mbona ko Muyango ari wenyine hari ikipe irimo umurwanya tutazi iyo ariyo kandi muzabibona. ukibaza rero ibi byose reka tubanze twinjire gutya wenda ndakubaza nyuma naringiye kukubaza ikibazo ariko byaba byiza mbanje nkagukinira amwe mu majwi hano mfite ni amajwi yasohotse yabereye muri live cyangwa se space yabaye mu ijoro ryashize aho yavugaga gutya. Gigi, thank you. Umunsi byabaye. Umunsi byabaye se. Gigi, thank you. Umunsi byabaye. Agakuru ka Kimenyi wakiyumviye. Ngo ndi kuyituza sindamenye ibyo biva niyo biya. Sha, je nagize ubwoba. Gusa numvise indege hagurutse saa 9 z'ijoro. Ngo nta n'umusekirite wamubonye ku kibuga cy'indege. Uzi umuntu wari umutwara wamujyanye ku kibuga cy'indege? Niyo mpamvu mubwira ati umugabo ahorana na plani kwa. Reka nitabe Jay. Wiriwe. Jay, Kimenyi ife ntarakugeraho. Andikira. Uri kumva ko aba influencer bakomeye iyo ufashe wo bita uyu nguyu bita Dekati Jay ndetse nibejo bundi bari barimo bavuga ngo Muyango none urabona ko muri ntuza bakoze bisa nkaho ikibuga bagicuritse barimo baravuga bati barimo barakomera amashyi Kimenyi iti burya shawura akagabusha ati ufite plan B urumva ko banabyishimiye cyane none se urumva bino bintu bitari bwangiza izina rya Muyango. Nongere nibaze nibwo bwa mbere ngiye nsanzwe nzi wenda rekana nabivuge wenda n'ubundi bisanzwe biba akenshi bano bagabo akenshi bagiye gukora live bagahurira hamwe guhera kuri Dekati tumbana nago Dekati yakuzira kuri live niyo abagiye kuvuga kuri indi atishyuwe ni ibintu bizwe nago wenda Godfather asangwa akora live wenda bisanzwe kwaya hostinga ni ibintu bisanzwe undi muntu wenda J biragoranye kwaza kuri live atishyuwe Brian we kuzaho ni bisanzwe yagiye gusapotinga inshuti yiwe ariko hakaza n'uriya Teriski nawe. Nongere nibaze ayo makuru yagiye hanze hakozwe live uyu mudamu yabanje kubaganiriza yababwiye ukuntu bimeze system ukuntu imeze noneho hakorwa live ariko nanone wakumva ukumva nini yari igamije guharabika Muyango aho banavuze ko niho bayisavuga ngo Muyango no mutinganyi. Ukibaza ese nihe mpamvu ishobora gutuma abantu bashobora guteranira ku muntu umwe w'umudamu bakavuga ko ese yibonye Muyango ubundi busanzwe ubona ari umutinganyi abaye ari nawe biramureba n'uburenganzira bwe nta nubwo dukwiye kuza kubimukubitisha ngo tunabibwire isi kuko ntiyadutumye ngo tubibwire isi ariko icyo nshaka kuvuga hano ni kimwe ibi bintu byo kugenda kwa Kimenyi nabonye ngo yageze USA muranabyumviye muhuza nabihuje na kesi imaze iminsi ye n'umugore we mpita mbona ko Kimenyi ashobora kuba nawe abiri inyuma mwiharabikwa ry'izina ry'umugore we kuko umuntu mwatandukanye buriya sinkubeshye umuntu mwagiranye ibibazo bijya biba mwese mwarakundanye nimba utaranakundana uri mu rukundo iyo washwanye na shere wawe wumva uko byagenda wumva wamurimira hitaka sibyo abantu batandukanye n'umugore n'umugabo buri wese abashaka kwigira mwiza none ugashaka kwigira mwiza ukagira mugenzi wawe mubi ibi bintu kuva na mbere Kimenyi yari abizi viza yari ayicaranye aravuga ati reka nsige ngusibanyishije ngusibye izina ryawe ndisibye hanyuma imitenterura nigendere iki gihe bireza kugaragara yuko sigare wishwe n'inzara uburakaza ariko waba uri ikigwari munyihangane mbivuge muri ubu buryo kuko umuntu mwabyaranye unagufitiye umwana ukamukorera ibisabyo simvuze ko ari byo byabaye gihe nibyo ndi gutekereza biri mu mbone yanjye kuko sinibaza impamvu aya makuru agiye hanze urumva
ari uko Kimenyi agiye kugenda kugenda bikabanza bigategurwa ni na live zivuga ku butinganyi bwa Muyango ari we mugore we, bivuga ku kuba Muyango ngo aturishwa ngo na Brianna, umugabo ari wibyivugira n'amajwi akayishyirira hanze, bivuga ukuntu ngo uyu Muyango ngo arara amajongo yagiye ngo guhabwa amapase n'ibindi ntazi. Bino bintu byatumye ntekereza kabiri, ndavuga nti hano hantu Muyango wacu yaba yagambaniwe n'umugabo we kugira ngo babanze bangize izina rye hanyuma abone kwigendera. Ati mu buhe buryo? Aba basore muri live bakoze urumva ko bishimiye cyane rwose, barimo baranashimagiza Kimenyi ati umuntu w'umugabo sha, ati umugabo ahorana plan B. Ni n'ibintu wumva uko bari bazi nyine amakuru bari bayafite. None se wahorana plan B ukasiga wangije mugenzi wawe, plan B niyo kukomera amashyi tukumva yuko ari ibintu bikwiriye binakaze cyane, dukwiye kugushimagiza tukaguhera igihembo. Uziko no kubona visa Amerika bigora. Noneho muri situation y'igihe cya Trump biragoye cyane. N'abari arimo arabapakira urambwira yuko we byagenze gute. Noneho bo bakoze iyi live uri kuyumva, wumva ko bayikoze bavuga ngo nyuma yuko ya live baye ngo bakavuga nabi Kimenyi ngo yahise arakara akajya gushaka visa yo kujya muri Amerika. Arewe kubera yuko ukora muri ntuza ari se wabo yasanze akavuga ati uvandimwe n'umukinnyi w'inshuti ye wagiye yo mbere yahise avuga ati ngwino nkumara agahinda. Biri kuvugwa ko ari Indranzi Jean Claude ngo wamujyanye. Nabo komeje kubona no ku mastati ya bamwe muri bavuga ati yagiye gukora ngo mu ruganda rukora imyegeri. Ni inyegerira? Imyegeri. Ubwo rero ibyo aho yakora hose ibyo yabagazi kose yabagiyemo nta kibazo apfa kuba arakaze agiyemo apfa ariko se bihurira he kugenda kwe? Bihurira hehe no kubanza kwiziriya live zivuga umugore we nabi kandi akiceceka ntanamudefande akicecekera. Ni ibigaragaza ko yari arimo akinira inyuma y'amarido, ibyo yari arimo akora yari abizi. Yabanje kuvuga tereka mbanze siba izina ryawe kuko n'ubundi ni ngewe wari guhaye tubyemere pe. Muyango izina afite rifite aho rihuriye na Kimenyi. Iki cyo ntabwo turi bukigeho impaka. Rero nk'umuntu w'umugabo warakaye watandukanye n'umugore ashobora kuvuga ati njyewe nkuzamura izina ryawe none nurangiza urikoreshe ubona amafaranga agiye unyiryeho nanjye reka nsiga ndisiba. Ibi bintu bimaze iminsi bigamije kwangiza izina rya Muyango abantu bakamwanga agasubira hasi. Nimubyitegereza mu mbone yabyo muraza gusanga aricyo kintu kigamijwe. Kuko hano nimba turi aba influencer tugomba guhagarara hagati, sibyo? Tugira uruhande na rumwe dufata. Nitugire n'ahantu na hamwe dufana. Pe nubwo waba ufite ubukunda ariko nundi nawe ntacyo mwaba mupfa, sibyo? Ariko irinde gufana, irinde kwerekana ko uyu ngo ari burenze afite ngo ari ngo ukinnye umukino wanyu ngo akinnye ikarita yanyu marakaze. Ni nacyo nicyo kintu kigamijwe muri ntuza yakozwe. Urumva ko barimo bameze nk'aho barimo ba producer barimo barakomera amaki Kimenyi ati karita ukinnye yanyu mashano no checkmate urariye no utsinze. Ni nkacyo kigamije hano. None dusigaye twibaza ngo ubu hari titre zigiye gukorwa ati Muyango Kimenyi aramutaye, umugore umugabo aramutaye. None nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'iyi space yo kuvuga ngo Kimenyi ariteruriye ngo agasuzuguro nganda agasuzuguro nacyo cyavuzwe muri live. Nyuma y'ibi ngibi ngo yanza agasuzuguro arigendeye, muzaba mureba hazasohoka ama episode buri muntu wese babonanye na Muyango bahita bavuga ngo basambanaga. None Muyango usange bagiye kumugira umugore w'umusambanyi sinzi ashobotse ibintu nk'ibyo ngibyo irimo kirategurwa. Ariko reka mbabwire ngo ibintu muri gukorera Muyango sibyo. Nimba koko yaragiranye ibibazo n'umugabo mwebwe mubirebaho iki muri inkiko? Nibajye mu nkiko zibakirano. Ariko mwibiza na mobifu gushaka kugira umuntu umushyira hasi ngo nimumushyire hejuru. Nicyo kintu kigamijwe hano. Muyango pe ashobora kugira amakosa, sibyo? Ashobora no gukorera ibyo ngibyo umugabo ko gese nari mari nta kintu kimwe ndi guhakana hano ndi hagati, sibyo? Umugabo akanababara pe. Ariko ntabwo abikemuza kujya kwinjira aba influencer ngo mujye ku ruhande rwanjye mujye mumvugira ko nkaze cyane undi muvuge ko ari umutinganyi
muvuge ko ari indaya yirirwa mu bagabo, muvuge Yego. ko ari ibi n'ibi n'ibi n'ibiriya, aho ngaho uba urwanye nk'ikigwari. yego Amategeko arahari, nimba ufite ibimenyetso ko yaguhemukiye, yego genda utange ntuzi ikirego babahe divorce, uve mu buzima bwe, nawe ave mu buzima bwawe, ibintu bikomeza, ariko wikwangiza yego ahazaza h'umuntu, wikwangiza izina ry'umuntu, kuko izina rya Muyango niryo ritereka ibyo kurya ku meza ye. Iriya zina rya Muyango niko kazi ke. yego Nise ubu ngubu hari umuntu wakongera kumuha akazi avuga ati uyu ni umugore utwara abagabo. Tuvuge urugero nimba ari byo ni nabyo binagamijwe hano. Ntibavuze se ko ngo ajya gusambana n'abagabo. ngo avuga umuganga akavuga ngo ni umukire wakaka pasi bakavuga ati uyu ni bakahita umutinganyi. bananyuzamo n'akantu k'ubutinganyi kugira ngo n'abamabuja nabona hari uwajya kumuha akazi akibuka yenda atanakunda abo bantu akahita akamwima kubera icyo kintu. Sibyo? Si na ngombwa nimba anabikora ibyo bintu pe, si ngombwa ngo ubuzima bwite bwa muntu bujye hanze, kuko ubwo buzima bwite bushobora kumwangiriza akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe n'uko uwari kukamuha adakunda icyo cyiciro cy'abo bantu. Sibyo se? Rero si na ngombwa ko tumenya yuko ngo Brian ari uturisha Muyango, kandi abana namuturisha ntabwo twahita tunabirebera muri iyo ndorerwamo y'ubutinganyi. Ni bisanzwe ko abagore baturishanya cyane, kuko umugore yumva undi, umugore yumva undi, umugore yumvwa n'undi iyo bakiri inshuti. Ibyo rero kuko Brian bamuziho ako kantu, bajya bakunda kumuvugaho ayo makuru, bahise babijyana muri uwo mujyo w'ubutinganyi. Abantu benshi bagendera muri icyo kigare, ariko reka mbabwire ngo mutekereze kabiri. Abantu no muri comment sigaye mbona abantu bafata uruhande ngo timu Kimenyi, no muri iriya live yakozwe byavuzwe ngo timu KY ni Kimenyi Yves, ngo na timu y'ibihomoro si byavuzwe. Kano kantu ndakabagarurira. Ubwo Muyango aba muri live ntuza Dekati yavuze ngo timu Kimenyi, umva aho ari no gufana akoma mu mashyi rwose. Kimenyi rwose amugize umuntu w'umugabo pe, sinanabihakanye ni umuntu w'umugabo. Yego. Nta kibazo. Yumva bamugize umuntu wa danje nyine, ngo hanyuma ngo na timu y'ibihomoro. Ibyo bintu byavuzwe muri live, nimba mbeshye ribi bimpanire. Aya majwi ndayabagarurira. Murumva ari iki kigamije hano? Nimba ari timu Kimenyi na timu y'ibihomora, kuki ibihomora ni amazina bwite y'umuntu, kuki bo badahawe amazina yabo? Muyango bakamwita igihomora se. None se umva atari cyo kigambiriwe? Nibyo bintu nabyitegereje jewe ndavuga nti Muya, Imana iguhagarara wo mukobwa wanjye, ni ukuri kw'Imana Muyango barashaka kumurimbura. Barashaka kumurimbura pe. Ako nubundi bizarangira bigezeho. Kandi ubona byatangiye. None se hari abantu bari kwanga Muyango bamuziza ko ngo ari umutinganyi, kandi ibyo bintu yenda atari nabyo. Babaje Kimenyi ngo agira gahina ngo arige ngo ahungira Amerika. Uyu no mujya yakinnye victim card. Uyu Kimenyi yakinnye victim card, akinira inyuma y'amarido, ariko ntabwo turi ibigoryi tuba tubibona. Muya komera rata, ibyo wakora byose biranakureba, ufite umwana ugaburira, ufite umwana utunze. Ubu noneho nanjye mpinduye uruhande. Nawe uri timu y'ibihomora. Nta n'uruhande narindiho urumva, ariko hano nafata uruhande pe. Uri muri timu y'ibihomora nawe. Ndamaze nimba ndi igihomora, nimba turi ibihomora turamaze. Ubu noneho tugiye kwisiga n'amarangi. Nta bihomora biri aha ngaho, ahubwo hano harimo akarengane. Hari umuntu uri muhirengana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko nimba avuga ngo timu Kimenyi si izina rye, sibyo? Bagahita bahindukira ngo timu y'ibihomora, kandi tuzi ko Kimenyi ahanganye n'umugore we. Nkibaza rero biraza gusobanura ngo ibihomora ni umugore we n'abandi b'inshuti ze. None se urumva uyu mugore barimo bashaka kumwifuriza ineza cyangwa barashaka kwangiza izina rye? No kumwangiza izina. Nkibaza rero iyo ngiye ku njyewe ejo niriwe mbona amakuru nubundi yari atarajya hanze. Urabizi ko amakuru yo kuvuga ngo Kimenyi yagiye muri Amerika hamaze ntanubwo ari neza. Nge nari mbizi, nakomeje kuyabona amakuru ndanayi breaking kuko giyewe nari nayumvisha, hari n'umuntu wampamagaye uriyo arambwira ngo Kimenyi ari naho. Ati byanya byose ntangira kubibona bicaracara ku mastati y'abantu. Bivugwa ko ngo ari uyu musore Iranzi Jean Claude ngo wamutwaye ngo kugira ngo amushakira akazi ngo mu ruganda rukora. Ako bidashoboka ko umutipe inshuti yawe yaguhesha visa. Ntabwo bishoboka. Ubona umuntu guhesha visa
ni umuntu muba muvukana umuntu wo muri famiye nyine uragenda ukadekarana umwana wanjye oya Kimenyi ashobora kuba yagiye muri iyi systeme ba element n'abantu zabagiyemo cyangwa akaba muri ubu buryo bagiyemo cyangwa atwaye n'umugore wo mu diaspora byose birashoboka byose birashoboka reka nkubwire hano iyo uje kugira reka nkubwire twebwe njyamana n'impamvu batanatugirira impuhwe bakaza bakadutuka bakaduha amabere y'abantuza nuko tutazi kwigira aba victims njyewe sinkubeshye kuva naza kuri iyi mihanda nzi guhagarara mu kuri kwanjye ntitaye ngo urabinkundira cyangwa urabinyangira abantu benshi rero banyangira icyo ntabwo nzi gupretendinga ntabwo nzi gukina ikarita y'uwarenganye ngo nze nirize narenganye abantu benshi hano barabafeka kandi ugasanga araje gukina ikarita y'umuntu warenganye ngo ni victime ye kandi ari we wamaze abantu yishe imitima y'abantu yabamaze yego rero bino bintu mu bitekerezo kabiri munagendere kuri aka kajambo ndakagarura rino jwi ndarigaru wallahi ndarigaru munsobanurire ngo timu Kimenyi na timu y'ibihomora igamije iki muri iki kintu ni iki kigamije nimba atari kwangiza izina rya Muyango bamubare ko ari umugore w'igihomora wajujubije umugabo hanyuma umugabo arataromoka arigendera dusigare twanga Muyango wari n'abantu bari kwanga Muyango bazi ngo yajujubije Kimenyi ndabizi pe hari abagabo hari abagore bajya babujujubya abagabo bakagenda ariko se twinjiye muri histoire y'urugo tuba tuzi ukuri kwisha inyuma y'ibyo bintu umuntu ashobora kugaragara nka sekibi kandi nyamara yarashize hari mu bantu bose bagiye bakora nayo nigeze kukubaza ni kuki abanyamakuru benshi ubona bakiri bato niko navuga abanyamakuru benshi kuki ubona bishimiye kubona inkuru y'uko Kimenyi yagiye hanze ariko abanyamakuru nka Philipito niwe muntu nakunze uruhande yavuze we yaje aravuga ati ese ni gute mushaka kuvuga ko Kimenyi Muyango yahemukiye Kimenyi Muyango yaremere gushakana Kimenyi agenda acumbagira atagenda neza ndetse kandi bakanabanaho ubuzima butari bwiza kugeraho bose mvuze ngo ni bubi ntabwo wabaye ubuzima bubi ariko nkurikije ubuzima bari ubu n'ubwa mbere akongera akabaza ati biratandukanye akongera akabaza ati uyu Kimenyi na Muyango babanje kubana imyaka igera kuri 2 mbere yuko basezerana kuki atigeze amenya ubwo butinganyi bwe yegora ubu ngubu muri uyu mwaka nibwo agize ubutinganyi agize ubutinganyi ari uko Kimenyi azamutse ngewe ubu ubwonko bwagarutse ku gihe ubu isaha iri gukora neza nabitekereje mbona ko Muyango bari kumupangira Muyango bamupangiye harimo akagambana Muyango urabona ko umugabo yarabiteguye aravuga ati ntabwo wanyanga ngo ugende gutyo nakwangije nanjye ibi bintu umugabo wabiri inyuma ese ntabwo umuntu umufitiye umwana ese umwana azabaho guteka yamusigiye umubyeyi ariko akaba ari kumwicira n'akazi uzi kusetsa baranabica ntabwo ubona bambura ubuzima abana bakahinduka imfubyi ari abana 5 na bangahe mu gihe Muyango ariko ibintu bibera mu ngo urabizi uzi Satani yo yinjiriye abantu babiri babanaga Yesu we akuzanira n'utumanye rukoresha usebya mugenzi wawe akajya kuzanira tumugenzi utya gira utya biriya byose ni secyo sinavuga ko Kimenyi yanga Muyango pe buriyo deep down muri we usanga ari nifuye ari nishyari urumva ariko Satani araza akakonga ati hano kano ko wakibagiwe nakakakongeramo reka nkubwire ngo Kimenyi ahuri simbizi nimba ikiganiro cyanjye uri bukirebe cyangwa niba n'abakibonye bakugira inama bakubwire subiza ubwonko ku gihe uyu mugore nubwo mwatandukana sibyo nimukomeze kubana ubaha ibihe mwabanyemo ubaha urukundo yaguhaye yakweretse igihe mwari mutaraba umubabo nawe nkuko ejo bundi yivugiye ati mwubahe papa umugabo w'umwana wanjye uko yakubahishije nawe gira ijambo bwirisi kuko muri live yakozwe ngo tuzamukuramo amagambo ayo magambo yose ndabagarurira bavuze ngo azakuramo amagambo ngo Kimenyi tuzamukuramo amagambo byanga byakunda ku itegeko ngo azavuga ibyabaye ubwo se urumva kigamijwe icyo ari cyo Kimenyi ndakubujije nimba hagamijwe nguze usebye umugore wawe ugenda gake asundi yakoreye ibiki byatuma bavuga ngo azamukuramo amagambo none se urumva nta kintu wumvamo si ibyo guhimba se nkabira by'ubutinganyi tusoze baye uretse gato gusoza oya nta uretse gato ndanarakaye uretse gato gusoza nkubaze urambira ko ibi bintu turimo ari ibikiwe nimba turi mu mikino nk'iyi ngiyi tugafata urugo rw'abantu tukarwinjirira we tukafata ubundi ni showbiz turimo nyanyabaki yo kwinjira urugo rw'abantu tukarusenya tukarurimbura tukanarimbura na benerwa urumva ari ibintu turimo ari byo wowe oya ni ibibazo njyewe umva mbise ndakara pe sinkubeke
hano abantu baraza bakadutuka twebwe urumva ko twavuze ukuri kuko tubona ibintu Yep. ariko ba shitani bene imipango hari aho bari ariko muzagera igihe mumenye ukuri kw'ibintu. Ibi ngibi rero bikaba bibaye nyuma y'aho haciyeho igihe kitari gito bakora ikintu bita guhwihwisa. Hamaze iminsi hahwihwiswa ko Kimenyi na Muyango batandukanye ariko bikagumya ari igihuha. Nuko Muyango yabipfukamye hejuru yanga kubivuga akwira urugo rwe kwa kundi umugore ashobora kubona ibintu bitagenda neza akavuga ati hari igihe bizagera igihe bigende neza. Yego. Ndakubwiza ukuri ko Muyango birashoboka ko atigize yifuza gutandukana na Kimenyi. Nariya makuru kugira ngo ajye hanze saga yatangijwe nande urakoze cyane. Nkibaza rero impamvu oya nta mpamvu dusoreza ahangaha mbabarira dusoze ibindi tuzabigarukamo cyane ubu namaje gushyuha mu mutwe ntushyushye tugende bye. Samurakoze.